Hari amagambo avuka agamije gusobanura amateka, hari n'andi yubakwa kugira ngo ayobore uko ayo mateka agomba kumvikana, uwo abantu bagomba gufata nk'uwahohotewe ndetse n'uwo bagomba kwerekana nk'umunyabyaha. Ariko iyo ijambo rifite uburemere bwa jenoside ritangiye gukoreshwa mu ntambara ya politiki hagati y'ibihugu bibiri, ikibazo kiba kitakiri gusa icyo kwibuka abishwe, kiba cyahindutse urugamba rwo kugena ukuri, kwerekana uwagizwe umwere n'uwagizwe umunyabyaha, yewe rero no kwemeza isi inkuru igomba kwizera ku ngufu. Ni muri urwo rwego ijambo Genocost rikomeje guteza impaka zikomeye cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ku ruhande rwa Kinshasa, Genocost irasobanurwa nk'urwego rwashyizweho kugira ngo rwibuke abanyekongo bishwe mu ntambara, ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato no gusahurwa k'umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, abayobozi b'u Rwanda n'abasesenguzi mpuzamahanga barimo na Dr. Alex Mvuka bakavuga ko iyi nyito irimo gukoreshwa nk'intwaro ya politiki igamije gushyira ku Rwanda umutwaro w'ibyaha byose byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka isaga 30, ndetse no kubaka inkuru ishobora kugoreka amateka y'igihugu cy'u Rwanda, guhakana cyangwa se kuyobya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Izi rero si impaka zisanzwe z'amagambo, ni urugamba rukomeye ku mateka y'akarere k'ibiyaga bigari, ku gaciro kabishwe, ku nshingano z'abakoze ibyaha, yewe rero no ku mubano umaze igihe kirekire warangiritse hagati ya Kigali na Kinshasa. Kugira ngo rero usobanukirwe neza ibijyanye n'iki cyegeranyo, ni ngombwa kubanza kwibaza iki kibazo ndetse no kukibonera igisubizo. Mbese Genocost bisobanura iki? Ijambo Genocost ryubatswe hifashishijwe amagambo abiri. Hari genocide bisobanura jenoside, ndetse na cost bisobanura ikiguzi cyangwa se wenda inyungu z'ubukungu. Fonareve, iki ni ikigega cya leta ya Kongo gishinzwe indishyi no gufasha abazize ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakozwe mu ntambara n'ibindi byaha bikomeye cyane, ivuga ko Genocost isobanura jenoside yakorewe abanyekongo hagamijwe inyungu z'ubukungu. Igitekerezo cy'ibanze cya Kinshasa nuko intambara, ubwicanyi n'umutekano muke ngo byakomeje kuyogoza Kongo bishobora kudatandukanywa n'inyungu zishingiye ku mabuye y'agaciro, ubutaka n'indi mitungo kamere y'icyo gihugu cy'abaturanyi. Tariki 2 Kanama yatoranyijwe kubera ko ngariyo tariki intambara ya kabiri ya Kongo yatangiriyeho. Icyo gihe nyine hari tariki ya 2 Kanama umwaka w'1998. Ni intambara yahuriyemo ibihugu byinshi byo muri Afurika, imitwe yitwaje intwaro n'impande zitandukanye zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amategeko ya Kongo yo kuwa 26 Ukuboza 2022 yashyizeho urwego rwo kurengera ndetse no guha indishyi abazize ibyaha bikomeye kuva mu mwaka wa 2023 tariki ya 2 Kanama. Noneho nibwo hatangiye kwizihizwa ku munsi w'igihugu, umunsi wo kwibuka abanyekongo bazize ihohoterwa ngo ryabaye mu myaka ibarirwa muri za mirongo. Fonareve igaragaza Genocost nk'uburyo bwo guhuza kwibuka, gushaka ukuri, ubutabera no guhindishyi abahohotewe. Nta gushidikanya ko abaturage ba Kongo banyuze mu mibabaro ikomeye, ibyo rwose nta wabitindaho. Raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye zanditse ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu, iyimurwa ry'abaturage, isahurwa, isenywa ry'imidugudu n'ibindi byaha bikomeye cyane byakozwe n'impande nyinshi zagiye zihangana imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone kwibuka abo bantu ndetse no kubashakira ubutabera sicyo kibazo. Impamvu zitangira iyo Genocost yimuwe mu rwego rwo kwibuka igahabwa noneho inyito ya jenoside mbere y'uko ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga bigaragazwa, cyangwa se igakoreshwa mu kwegeka igihugu kimwe uruhare mu byaha byose byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo ndavuga igihugu cy'u Rwanda cyagowe. Kugira ngo n'ubundi usobanukirwe impamvu ibi byose tubigarutseho n'impamvu abayobozi batandukanye b'igihugu cy'u Rwanda babigarutseho, ni ngombwa kubanza kwibuka ibyo Tshisekedi yavuze ejo bundi ku cyumweru. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 2 Kanama 2026, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yayoboye umuhango mukuru wabereye ku rwibutso rwa Genocost.
Uyu muhango wari ufite insanganyamatsiko igira iti none ko mumaze kubimenya murakora iki, cyangwa se none ko wowe umaze kubimenya urakora iki. Tshisekedi yavuze ko uwo munsi wari ufite uburemere bwihariye kuko ngo ubaye mu gihe igihugu cyibuka abishwe ndetse n'ibihe byashize, ariko nanone ngo hari abandi banyekongo barimo gukorerwa ubwicanyi, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kwimurwa ku gahato, gusahurwa umutungo no kwamburwa ubutaka bwabo. Yavuze ko igice cy'uburasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba muri uwo murongo. Ni mu magambo ye yaragize ati igice cy'uburasirazuba gikomeje kwigarurirwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ni mu gihe abaturage babarirwa muri za miliyoni bakomeje kubaho mu bwoba, mu byunamo bidashira ndetse no mu buhungiro imbere no hanze y'igihugu cyabo. Tshisekedi yongeye gushinja u Rwanda mu magambo ye aruvuga mu izina kugaba ibitero kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga ko rubikora rufashijwe n'abo yise ibyitso byarwo by'umwihariko AFC M23. Yasobanuye ibyo bikorwa nk'umugambi w'ubwicanyi ushingiye ku kwigarurira ubutaka no gusahura umutungo kamere wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko uwo mugambi uhonyora ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukabangamira ubusugire bw'imbibi zayo, kandi ngo ukambura abaturage bayo uburenganzira bwo kubaho mu mahoro ndetse no gukomeza kubaho mu bwigenge ku butaka bw'abakurambere babo. Ibi ni ibirego bya perezida wa Kongo na guverinoma ye ya RDC. U Rwanda ruhakana ibijyanye no kugaba ibitero cyangwa se gutangiza intambara kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kwigarurira ubutaka bwayo cyangwa se gusahura umutungo kamere wa RDC. Kigali nayo imaze igihe kirekire ishinja Kinshasa ahubwo gukorana n'abajenosideri baruhekuye muri jenoside yakorewe abatutsi n'abajenosideri bo muri FDLR, umutwe ahanini ugizwe n'abo basize nyine bakoze ayo mahano mu gihugu cy'u Rwanda 94, no gushyigikira politiki ibangamiye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda n'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ni mu ijambo rye Tshisekedi yasezeranyije abazize ubwicanyi, abacitse ku icumu, imiryango yabo ko imibabaro yabo kitazigera yibagirana. Yaragize ati uburenganzira bwanyu ku kuri, ubutabera no ku ndishyi, yewe no ku mutekano bizakomeza kurengerwa igihe cyose. Yavuze ko ibyaha bikomeye bitajya birangira cyangwa se ngo bitangire mu buryo butunguranye, ngo bibanzirizwa no kumenya uburyo bikorwamo, mukamenyera urugomo, gukwirakwiza urwango, gukoresha amagambo yambura abantu ubumuntu, gushyira imbere urwango, yewe rero no kwemera ko abanyabyaha badahanwa. Niyo mpamvu nk'uko yabivuze, kwibuka ngo ntibikwiriye kuba gusa kureba ibyaha byabaye mu bihe byashize. Kwibuka ngo bigomba kuba inshingano yo kurinda abaturage, gukomeza ubumwe bw'igihugu, kurengera ubusugire bwacyo ndetse no kurwanya guhakana ibyaha, ibijyanye no kugoreka amateka, kuyobya amakuru ndetse no gushishikariza urwango mu baturage. Tshisekedi yavuze ko ubushake bwa Kongo bwo gushaka amahoro ngo ntabwo bukwiriye kwitiranwa n'intege nke cyangwa se wenda kureka uburenganzira bwayo. Icyakora ngo ni mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibuka, ngo ni ngombwa kongera kwibutsa amahanga ibihe bikomeye yanyuzemo. Ni mu gice gikomeye cy'ijambo rye, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yemeye ko hari itandukaniro rigomba kubahirizwa hagati y'umuhango wo kwibuka ndetse no kwemeza urwego rw'amategeko, cyangwa se kuri urwo rwego ko jenoside yabaye koko muri RDC. Yavuze ko Genocost ari urwego igihugu cyibukiramo abazize ibyaha mpuzamahanga n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu ryakorewe ku butaka bwa RDC. Ariko yongeraho ko kwemeza ko ibyo byaha ari jenoside ko bigomba gukorwa hakurikijwe amategeko mpuzamahanga, hashingiwe ku bimenyetso ndetse no kwisuzuma ry'inzego zibifitiye ububasha. Aya ni amagambo y'ingenzi cyane kuko aragaragaza ko nibura mu buryo bw'amategeko na Perezida Tshisekedi yemera ko kwita ibyaha jenoside ko bihita bihinduka ikindi kintu, cyangwa se ko bitari bikwiriye gukorwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ko bidakwiriye guhinduka umwanzuro wabo, ahubwo ko bikwiriye kujyana n'umwanzuro w'ubutabera, kubera ko igihugu ntabwo kuba cyabihaye inyito nka jenoside bikwiriye, ahubwo byagakwiriye kujyana n'ibimenyetso ndetse n'imyanzuro y'inkiko.
Ni nyuma y'iryo jambo umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, uyu ni na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, yasubiyemo igice cya Tshisekedi aho yavuze ku bijyanye n'itandukaniro hagati ya Genocost nk'urwego rwo kwibuka ndetse na jenoside nk'icyaha kigomba kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Patrick Muyaya yavuze ko kwibuka bibumbira hamwe abantu, kubungabunga amategeko ndetse no kuyageza ku bandi, ni mu gihe amategeko yo akora iperereza akagena ibyaha kandi akagaragaza ababifitemo uruhare. Yongeyeho ko kwibuka birinda abahohotewe gusibanganya amateka, naho ubutabera bukarinda sosiyete kudahana abanyabyaha ndetse no kongera gusubiramo amahano nk'ayo ngayo. Ariko ni nyuma yo gusobanura ko uwo muhango utari ugamije kwibasira ubwoko runaka, guhamagarira urwango cyangwa se wenda kwihorera, Muyaya yahise akoresha imvugo ikarishye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Yashinje Kigali guteza urujijo ku nyito ya Genocost binyujije ku byo yise ibyitso byayo. Yavuze ko icyo yise ubwoba bw'u Rwanda ngo ni ikimenyetso cy'uko rwumva ko rushinjwa kandi ko hari ibikorwa runaka rushobora kuba rwarakoze, cyangwa se ngo kuki rutinya ibyo byose ko biruvugwaho. Aha niho rero haboneka ikibazo gikomeye cyane. Niba Genocost ari urwego rusange nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibyita rwo kwibuka abanyekongo bose bazize ibyaha byakozwe n'impande nyinshi imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera iki kunenga imiterere y'iyo nyito nk'uko u Rwanda narwo rubigaragaza? Tugiye no kubigarukaho. Ako kanya bihita bifatwa nk'ikimenyetso cy'uko u Rwanda rufite icyaha. Kugira ngo wenda ibyo nabyo tubisobanukirwe, biraza kuba ngombwa ko tubanza kumva icyo impuguke n'abasesenguzi babivugaho, ariko kandi tukabihuza n'icyo uruhande rw'igihugu cy'u Rwanda rubivugaho. Kugira impungenge ku ikoreshwa ry'ijambo genocide nibihita bisobanura guhakana imibabaro y'abanyekongo, kandi gusaba ko ibisabwa n'amategeko mpuzamahanga byubahirizwa ntibigomba gufatwa nk'ukwibasira abahohotewe. Ni muri urwo rwego isesengura ndetse n'itandukaniro ry'iyo Genocost na genocide, Alex Mvuka we yagerageje kubivuga neza, yewe rero anabihuza n'amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Tariki 31 Nyakanga 2026 ikinyamakuru cyo muri Afurika y'Epfo Mail and Guardian cyasohoye mu cyiciro cy'ibitekerezo inyandiko ya Dr. Alex Mvuka. Uyu ni umusesenguzi wa politiki mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nyandiko yari ifite umutwe w'amagambo ugira uti The Genocost and the DRC War Against Rwanda. Ubwo ni ukuvuga wenda tugenekereje mu rurimi rw'ikinyarwanda, uwo mutwe w'amagambo waragiraga uti Genocost ni intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kurwanya u Rwanda. Ni ngombwa kongera gushimangira ko iyi ari inyandiko ndetse n'ibitekerezo bya Dr. Alex Mvuka. Kuba yarasohotse ariko nanone muri Mail and Guardian nibihita bisobanura ko buri ngingo ikubiyemo kari umwanzuro wigenga w'umwanditsi w'iki kinyamakuru. Mvuka avuga ko Genocost mu mbabarire kari igitekerezo cyubatswe mu buryo bwa politiki, kigahabwa isura y'ukuri kw'amateka n'amategeko, nubwo wenda kidahabwa agaciro nk'inyito yemewe n'urukiko cyangwa se wenda urwego mpuzamahanga rubifitiye ububasha. Avuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abaharanira ko iyo nyito yemerwa ku rwego mpuzamahanga ko bagerageza guhuza ubwicanyi bwabereye muri Kongo n'isahurwa ry'umutungo kamere, bityo genocide ikomatanywa n'inyungu z'ubukungu nk'uko nawe abisobanura. Nk'uko Mvuka abibona, Genocost ngo yagiye ihinduka igice cy'umurongo wa politiki wa Kongo wo guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Akavuga ko iyo nkuru yerekana u Rwanda nk'uwateguye Genocost, ikarushyiraho inshingano n'ibyaha byinshi cyane byakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuka avuga ko muri bamwe mu banyekongo ngo hari imyumvire y'uko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ngo yahawe agaciro n'umuryango mpuzamahanga mu gihe imibabaro y'abanyekongo ititaweho kimwe. Iyo myumvire ngo ishobora kubyara icyo twakwita guhangana kw'inzibutso, aho kwibuka abahohotewe mu gihugu kimwe bifatwa nk'aho bigabanya agaciro k'abahohotewe bo mu kindi gihugu.
ariko imibabaro y'abanyekongo ngo ntikeneye guhangana n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo yemerwe. Abishwe muri Kongo ngo bakwiriye kwibukwa, abakoze ibyaha bakabiryozwa, ariko nanone ibyo ntibisaba kugereka cyangwa se wenda kugabanya uburemere bw'amateka ashaririye u Rwanda rwanyuzemo muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma kandi kugira ngo n'ubundi wenda mubashe gusobanukirwa neza itandukaniro riri hagati ya Genocost na Genocide, amategeko mpuzamahanga ubundi yo avuga iki kuri jenoside? Amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo mu mwaka w'1948 asobanura genocide nk'ibikorwa bikorerwa itsinda ry'igihugu, ubwoko, ibara cyangwa se idini bigamije kurimbura iryo tsinda ryose cyangwa se wenda igice cyaryo. Icy'ingenzi cyane ntabwo ari gusa umubare w'abantu bishwe, hagomba kugaragazwa umugambi wihariye wo kurimbura itsinda ririnzwe n'amategeko kubera abo ari bo cyangwa se kubera iryo tsinda iryo ari ryo. Ibyo rero nibyo bita umugambi wihariye wa jenoside. Abantu benshi bashobora kwicwa mu ntambara, hashobora gukorwa ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyoko muntu cyangwa se wenda ubundi bwicanyi bukomeye, ariko kugira ngo ibyabaye byemerwe nka jenoside hagomba kugaragazwa ko uwabikoze yari afite umugambi wo kurimbura itsinda runaka kubera umwirondoro waryo. Mvuka avuga ko icyo ari cyo kibazo Genocost itarasubizana n'iyi saha. Intambara zabereye muri Kongo zagize ingaruka ku moko menshi, ku baturage b'iki gihugu cyangwa se wenda no ku baturage batandukanye, ku basirikare no ku basivile. Abapfuye ntibakomokaga mu itsinda rimwe, ntibibasiriwe kubera ko wenda abari bafite ubwoko runaka, ahantu batuye cyangwa se umwirondoro runaka. Impamvu z'urupfu zagiye zigaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zashingiye ku mpamvu nyinshi. Hari abishwe mu mirwano, mu bwicanyi bwateguwe, ariko nanone hari n'abapfuye bazize indwara, inzara, kwimurwa ku gahato, gusenyuka kwa serivisi z'ubuzima, umutekano muke wamaze igihe kirekire ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo rero ntabwo bigabanya uburemere bw'amakuba yanyuzwemo n'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ni mu mategeko bigaragaza ko umubare w'abapfuye wonyine udahagije kugira ngo hemezwe icyaha cya jenoside. Raporo ya mapping ya Loni yasohotse mu mwaka wa 2010 yanditse ibikorwa 617 bikomeye by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu mu mategeko agenga intambara byabereye muri Kongo hagati y'1993 ndetse n'2003. Iyo raporo yakoresheje imvugo nyito ku byaha bimwe na bimwe, yavuze ko biramutse bigaragajwe n'urukiko rubifitiye ububasha ko bishobora wenda kuganisha ku isuzuma ry'uko byaba byarabaye jenoside. Ntabwo raporo ubwayo ari urukiko cyangwa se wenda icyemezo cya nyuma cyemeza jenoside yabaye, ni raporo nyine yakozwe. Iri ni itandukaniro rigaragaza ko ibyo Tshisekedi yemeye mu ijambo rye ko bikwiriye guhabwa agaciro. Kwibuka ni inshingano y'igihugu, ariko kwemeza jenoside ni umurimo w'amategeko n'inzego zibifitiye ububasha. Ese kubera iki u Rwanda noneho rwo rukomeje kugerekwaho ibyo byaha byose? Ni mu myaka isaga 30 muri Kongo habaye ingabo z'ibihugu byinshi, cyangwa se hagiye hanarwana impande zitandukanye, imitwe yitwaje intwaro, abanyekongo n'abanyamahanga, imitwe yirwanaho, imitwe ishingiye ku moko, abacancuro bagiye bagaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abacuruzi b'intwaro, imiyoboro y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'abayobozi ba politiki. Hari ibyaha byanditswe ku ngabo z'ibihugu byo mu karere, hari ibyashinjwe imitwe y'inyeshyamba, hari ibyakozwe n'ingabo za leta ya Kongo, imitwe yashyigikiraga uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi benshi. Ni mu bihe bitandukanye amwe mu mashyaka cyangwa se imitwe yagize uruhare muri izo ntambara yaje kwinjizwa mu nzego za leta, bamwe bajya no mu buyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, babaye abasirikare bakuru, babaye abanyepolitiki cyangwa se abafatanyabikorwa mu butegetsi. Niyo mpamvu Mvuka avuga ko kudasesengura uruhare rw'izo mpande zose, ahubwo ibyaha by'imyaka 30 bigashyirwa ku Rwanda gusa, ngo byahindura Genocost igikoresho cya politiki aho kuba inzira yigenga yo gushaka ukuri. Niba koko isahurwa ry'umutungo kamere ari ryo shingiro rya Genocost, iperereza ngo ryakagombye kureba buri wese wagize uruhare muri izo ntambara, abanyekongo n'abanyamahanga, abari muri leta ndetse n'abayirwanyaga, abacuruzi, ibigo ndetse n'imiyoboro mpuzamahanga byakiriye cyangwa se wenda bigacuruza umutungo kamere muri aka karere, bose bagakwiriye kurebwaho aho kugira ngo iteka ryose bavuga igihugu cy'u Rwanda.
guhitamo bamwe ndetse no guceceka ku bandi ngo byatuma kwibuka bihinduka uburyo bwo kubaka umwanzi wa politiki. Indi ngingo ikomeye Mvuka agarukaho ni uburyo Fonareve n'abayishyigikira cyangwa se n'abashyigikira iyo Genocost bagiye bakoresha imvugo abantu bishwe n'abatutsi. Mvuka avuga ko iyi mvugo atari yo ku rwego rwa siyansi n'amateka. Bantu ntabwo ari ubwoko bumwe, ni icyiciro cy'indimi n'imiryango yazo kivugwa n'amatsinda menshi cyane yo muri Afurika yo hagati ndetse na Afurika y'Iburasirazuba udasize n'amajyepfo. Ikinyarwanda nacyo ni ururimi rwo mu muryango w'indimi za Bantu. Abatutsi bo muri Kongo n'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda nabo nicyo gisobanuro cy'indimi, bari mu bavuga rero indimi za Bantu. Gushyira Bantu rero ku ruhande rumwe, Abatutsi ku rundi, nk'aho ari amoko abiri adafitanye isano ngo ntabwo bihura n'ubumenyi bw'indimi cyangwa se wenda amateka y'abaturage b'akarere. Ikirenze ibyo, imvugo nk'iyi ngishobora kubyutsa urwango rushingiye ku moko, ishobora no kubaka ishusho y'uko ubwoko bwose bw'Abatutsi bugomba kubazwa ibyaha byakorewe muri Kongo, nubwo amategeko mpuzamahanga ashyira ibyaha ku bantu cyangwa se wenda ku buyobozi bwagize uruhare mu bikorwa runaka atari ku bwoko bwose. Kwibuka abahohotewe ntibigomba kubyarira abandi bantu kwamburwa ubumuntu. Hanyuma rero u Rwanda rwo rurasubiza rute kuri ibi byose? Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko gukoresha Genocost ngo ni ukwibagiza nkana ndetse no kwibagiza Abatutsi biciwe muri Kongo. Yanasangije ubutumwa bushingiye ku nyandiko ya Dr. Alex Mvuka avuga ko uko imyaka yagiye ishira Genocost yabaye igice cy'ingamba zo guhakana cyangwa se wenda kugoreka Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikinjizwa no mu murongo wa politiki wa Kongo wo guhakana ibyo u Rwanda rwanyuzemo, yewe rero bakabihuza no guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda Yolande Makoro nawe yasubiyemo amagambo yo mu ntangiriro y'isesengura rya Mvuka avuga ko Genocost ari igitekerezo cyubatswe na politiki kigahabwa isura y'ukuri kw'amateka n'amategeko, kandi ko gishyigikiwe na guverinoma ya Kongo n'abaharanira ko cyemerwa nubwo kitaba ari inyito yemejwe ku rwego mpuzamahanga. Ubutumwa bw'u Rwanda bushingiye ku mpungenge eshatu. Impungenge ya mbere ni uko Genocost ishobora gukoreshwa mu kubaka ihangana hagati y'amateka ya Kongo n'aya Jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 1994. Iya kabiri ni uko ishobora guhinduka uburyo bwo kwambika ubwoko bw'Abatutsi icyaha rusange. Icya gatatu ni uko ibyaha byakozwe n'impande nyinshi cyane mu myaka isaga 30 bishobora gukusanyirizwa hamwe bikitirirwa u Rwanda gusa hagamijwe inyungu za politiki runaka. Ku ruhande rwa Kongo, abayobozi ba Kongo bakavuga ko hari impungenge ko uburyo bwo guhunga ubutabera no kugerageza gucecekesha ijwi ry'abahohotewe ko bizakomeza kuzamuka. Ariko nanone aha niho impaka zikomeye cyane kurushaho zivuka. Buri ruhande ruvuga ko rurengera ukuri, ariko nanone rumwe rugashinja urundi gukoresha amateka nk'intwaro. Ariko nanone izi mvugo ebyiri za Kinshasa zishobora kuvuguruzanya. Ni mu ijambo rye Tshisekedi yavuze ko Genocost ari urwego rwo kwibuka rutagomba gutandukanywa cyangwa se wenda kwemezwa nka Jenoside mu rwego rw'amategeko, ariko izina ryayo ubwaryo risobanura cyangwa se riratanga ibisobanuro bihabanye. Fonareve ndetse n'abakangurambaga ba diplomasi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukoresha amagambo Genocide yakorewe Abanyekongo kubera ngo inyungu z'ubukungu nk'uko n'ubundi iyo nyito ibivuga. Aha rero niho havuka ikibazo kidashobora kwirengagizwa. Niba inzego zibifitiye ububasha zitari zarangiza kwemeza ko ibyabaye byujuje ibisabwa kugira ngo byitwe Jenoside, ni gute inyito ibanziriza urwo rubanza igahita ikoreshwa noneho nka Genocide? Kuvuga Genocost kari urwego rwo kwibuka gusa bishobora kugabanya impaka ku rwego rwa politiki, ariko niba iryo jambo rikoreshwa mu mashuri, muri diplomasi, mu mategeko ndetse no mu bukangurambaga bwo gusaba ko isi yemera Jenoside y'Abanyekongo, ntabwo riba rikiri noneho urwibutso rudafite umwanzuro w'amategeko. Riba ryatangiye kubaka umwanzuro mbere y'uko iperereza ry'ubutabera rigira icyo rivuga. Icyakora cyo kuba iyi nyito ishobora noneho kunengwa ntibikuraho ibyaha byakorewe
byakorewe abaturage ba Kongo, abishwe ntibagomba guhindurwa imibare cyangwa se wenda kwibagirana cyangwa se wenda ngo bihinduke impaka z'amagambo. Ikibazo ni ukumenya niba kwibukwa kw'abo bantu kuzashingira ku iperereza ryigenga rireba impande zose cyangwa se niba kuzakoreshwa mu gushimangira umurongo wa leta mu ntambara ya politiki n'igihugu cy'u Rwanda. Kongo ifite uburenganzira bwo kwibuka abaturage bayo ndetse no kubashakira ubutabera. U Rwanda narwo rufite uburenganzira bwo kwamagana imvugo rubona ko ishobora kugoreka jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se guteza urwango ku batutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere. Ariko nta ruhande rukwiriye gukoresha imibabaro y'abaturage nk'intwaro yo guhisha uruhare rw'abandi, gucecekesha ibibazo cyangwa se kwemeza ibyaha bitaremejwe n'inzego z'ubutabera. Amahano yakorewe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba gukorwaho iperereza ryigenga nk'uko u Rwanda ruhora rubisaba. Ababigizemo uruhare bagomba kurebwa hatitawe ku gihugu bakomokamo, ubwoko bwabo, umwanya bafite muri politiki cyangwa se wenda niba uyu munsi barafatanyije n'ubutegetsi cyangwa se niba bakiburwanya. Ibyaha byakozwe n'abanyekongo bigomba kuvugwa ndetse no gukorwaho iperereza. Ibyakozwe n'ingabo za Kongo, imitwe yitwaje intwaro, abanyekongo za FDLR, imitwe y'abanyamahanga n'ingabo z'ibihugu byo mu karere, bose bakwiriye kuvugwa. Nta butabera bwuzuye bushobora kubakwa ku mateka yatoranyijwe. Tugana ku musozo w'iyi nkuru ijyana n'icyegeranyo cya Genocost nk'ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho cyane muri aka karere. Mu by'ukuri impaka kuri Genocost zirenze cyane ijambo rimwe. Ni impaka ku muntu ufite ububasha bwo kwandika amateka y'intambara za Kongo, ni impaka ku buryo imibabaro y'abaturage ikoreshwa muri politiki, n'urugamba rwo kumenya niba amategeko azabanza gukora iperereza cyangwa se niba umwanzuro wa politiki uzabanza gutangwa, ubutabera bukazaza bushaka ibimenyetso byo kuwushyigikira. Perezida Tshisekedi yavuze ko kwibuka no kubahiriza amategeko bitavuguruzanya. Kwibuka ngo birabungabunga amategeko agenga ibyaha n'ababigizemo uruhare. Iryo rero twavuga ko ari ihame, ariko nanone kugira ngo ryizerwe rigomba gukoreshwa uko ryakabaye. Niba Genocost ari urwego rwo kwibuka gusa, ntibikwiriye gukoreshwa nk'urubanza rwamaze guhamya u Rwanda icyaha. Niba kandi Kongo ishaka ko genocide yemezwa, igomba kwemera ko inzira y'iperereza ryigenga igomba kubanza gukorwa, ibimenyetso bikagenzurwa, kumva impande zose ndetse no gutegereza icyemezo cy'inzego zibifitiye ububasha, byose bikabanza kubahirizwa. Kuko imibabaro y'abanyekongo ni ukuri kandi gukwiriye ubutabera, ariko uburemere bw'iyo mibabaro ntibugomba gukomeza gukoreshwa mu nyungu za politiki za Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, cyangwa se ngo bikomeze gukoreshwa mu kugoreka amateka ya jenoside yakorewe abatutsi, cyangwa se imibabaro n'agahinda n'inzira ishaririye u Rwanda rwanyuzemo mu myaka irenga 30 ishize. Ni mu karere k'ibiyaga bigari, akarere kamaze kurangwamo intambara nyinshi. Ukuri ntigukwiriye kuba umutungo wa guverinoma imwe. Kwibuka ntibigomba guhinduka intwaro yo kurwana indi ntambara. Ubutabera nabwo ntibukwiriye kuyoborwa n'amarangamutima cyangwa se wenda inyungu za politiki. Abishwe bose bakwiriye kwibukwa, abakoze ibyaha bose bakwiriye kubiryozwa, ariko nta gihugu ubwacyo cyangwa se wenda umuryango w'abantu ukwiriye guhabwa icyaha rusange kubera ko wenda inkuru yubatswe na politiki ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Kuko amaherezo amateka tubahirije ibimenyetso ashobora kubyara urwango rushya, naho kwibuka kutubahirije ukuri kukaba kwategura amahano y'ejo, aho gukumira ko ibyabaye ejo hashize byongera gusubira. Murakoze cyane.